Amakimbirane yo kwa Pascal yafashe indi ntera. Hagati y'ikibazo cya Nadine na Patrick cyageze mu buyobozi. N'urunana. Yewe nyine mujyana. Izuba rwose yaravuye wagira ngo imvura ntizongera kuko. Muranshakira amahoro se mujyana? Rero kureba nk'umuyobozi w'umudugudu wacu kubera ikibazo cya Nadine. Cyamugendekeye bite se kandi? Ngo yaramaze igihe abana na Patrick. None umusore yamuteye ndamujugunya hanze. Uvuze ngo? Ko byagenze rwose Rufo. None barara mu kizu kitagira abantu hariya hafi y'isantire niyo nda n'umwana ashoreye. Ariko abantu babaye bate koko? Ubu tuzabagire dute? Nuko rero rwose hakeneye ijwi ry'ubuyobozi kuko aho hantu Nadine arara ni mu ndiri mu gukwirakwiza udukoko dutera malaria kandi umuziki igeze ku bagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 ikitanzitse. Ndabizi mujyana. Icyo kizu kirarangaye impande zose nk'ubu imvura iramutse iguye sinzi uko yabigenza kuko kitanasakaye cyose. Mujyana ndaje mbyiteho rwose. Gusa ngomba gushaka Nadine nkamubaza icyo yapfuye na Patrick cyatumye amusohora mu nzu kandi azi neza ko amutwitiye umwana. Rutirwa cyane Rufo. Nkuko nabikubwiye ahantu ari ni habi cyane ubuzima bwe n'ubw'umwana twite buri mu bibazo. Nkutire guhitura Patrick agira icyo akora kuko niwe wamuteye inda. Erega mujyana ibibazo nk'ibyo by'amakimbirane kugira ngo umuntu abikemure ntubanza kwitonda. Nta kwitonda kandi ubuzima bw'abantu buri mu bibazo Rufo. Ihutire kwa Patrick umutegeka gukora inshingano ze nk'umugabo akora umugore yateye inda ku gasozi. Umuranda bikora mujyana, umuranda bikora urumva se nshobora kurangarana icyo kibazo cya Nadine kandi cyihutirwa koko. Ubwo se uramusunyiye nzaho Pascal? Izo mbaraga wiratana. Umva uzazishaka uziburi. Ndabikubwiye kandi. Guhora wikangata uvuga ngo urandunda, ngo uranoba, ngo urandiha, ngo uramponda, ngo urankubita, erega ukabivugira mu bana twabyaye n'abaturanyi. Umva ibyo byose biraje birangire. Sekasha. Ariko noneho menya atari wowe uvuga. Hari ikindi kikuvugiramo Pascal. Umva. Siri kintu nikoreye n'ijisho ryaretsemo amaraso. Byose ari ukubera wowe mukobwaja. Udashaka ko twumvikana. Nutabiryozwa uzangaye. Aha. Umva, baraduha amafaranga y'ingoboka yo kwita ku bana twabyaye bari munsi y'imyaka 2 aho kuyakoresha icyo yagenewe ukayamarira mu nzagwa. Nagira ngo ndavuze ukadiha mukobwaja turaje turebane. Ndareba niki nawe ariko Pascal. Umva niba utaransebeje imbere y'abana banjye n'abaturanyi warasibye mukobwaja ntibizongera kuko ubu narakaye. Ngo sinkavuge mu rugo rwanjye ndi umuntu w'umugabo koko. Arewe ngo urugo rwawe Pascal warakoze kubakaye. Ubusa nibwo butse kuri umugabo. Ubu nge nkureka rero wigenge boshye ntakiriho. Ariko rero Pascal ndumva babigize birebere nkaho ari ubwa mbere turwanye. Ngo turwana mukobwaja. Turwana cyangwa urankubita nka kwihorera. None se si wowe mukobwaja. Umva nukuri ububabare mfite ku mubiri n'umubabaro mfite ku mutima wanjye bizakuviramo igiturika. Ngo iki Pascal? Hari ikindi uzi igiturika se kitari igisasu? Nshobora kuzahinduka igisasu nko gutumura rimwe. Ego baba uri muzima Pascal cyangwa wataye umutwe kuvuga ibiterekeranye? Umva ibyo mvuga ndabizi se nasaze mukobwaja. Ndakurwaye nko kuza umuntu arwara igisebe hakazamo amashyira imisonga ikamuraza ijoro ku buryo umunsi nakwihoreyeho ntago uzabyuka aho uryamye. Nako aho kugira ngo nzafungwe nkuzize. Umva nzaguta muri urugo nigendere ntago ari nge mugabo wa mbere uzabutaye umugore. Ngo iki Pascal? Ngo kunta ukantana n'abana ukajya he Pasi? Aho nshaka mukobwaja urumva ugasigarana amahoro yawe nakubwisanzure bwawe. Wirakara bigezaho Pascal. Nyine ndabyemera. Hari ubwo mubukana ko nkarwana. Ariko byose ni wowe pe. Ngo iki mukobwaja? Byose ni nge. Ubusa ni nge wigize gutya. Ngaho mbwira Nadine. Wapfuye iki na Patrick cyatumye kwirukana? Patrick twari tumiranye neza kugeza umunsi namubwiye ko ntwite. Nyirabayazana n'ugutwita nta kindi mwapfuye. Kuri pe kandi rwose muyobo nkurikije ukuntu twari tubanye sinatekereza ko yahinduka nk'inyamaswa. Yaratinyitse kuza kutwite nta soni. None sigiye mwanezeranwaga yarayoboye ko ibyo bishobora kubaho.
wa muntu wese njye nabizi ko yambwiye ngo ntigeze ateganya kubyarana nanjye. Ntiyabiteganyije ariko si n'umwana ku buryo yavuga ko atazi ko ibyo arimo bishobora kuvamo umwana. Sinari nzi ko Patrick yampinduka nuko rero uva. Ndabaye rwose ndababaye. Sinari nzi ko umuntu nka Patrick yakwitwara atyo. Ko yarazi neza ko adashaka ko mubyarana se kuki yabikoze. Nuko byagenze. Inda ntiwayinyoye mu mazi wanyoye iwe, ntiwayiriye mu myumbati cyangwa mu bijumba. Yayiguteye kubera indi mishyikirano mwari mwagiranye. Arabizi neza ko byabayeho. Siko bimeze? Niko bimeze rwose. Nuko rero agomba kwirengera ibyavuyemo akakwita wowe n'umwana utwite. Ariko Nadine nawe reka nkugarukeho. Reka nkugarukeho nawe ufite amakosa. Ngese kandi mfite yaye makosa muyo. Cyo kubona uhuye n'ikibazo gaceceka. Niko kuki wahisemo kuza hano kuba muri iki kizu kitagira abantu, kidakinze, kidasakaye. Ukakijya mutamenyesheje ubuyobozi ikibazo wagiranye na Patrick. Niko Selfo burya wahananze. Ahubwo usanze ngiye mujyana. Njyewe ariko ko umubyeyi ari ahantu habi cyane ku buryo hatagize igikorwa mu maguru mashya. We n'umwana twite ndetse n'uwasanga ngo bahura n'ibibazo bikomeye. Umva ngomba kujya kureba Patrick nkamubwira ko agomba kubahiriza inshingano ze nk'umuntu w'umugabo. Ahubwo rero munamunsabira amafaranga yo kwivuza kuko simeze neza. Umutwe urandya mu ngingo, isesemi, mbese ndumva meze nk'umuntu ugiye kurwara malariya. Ukawukiraho koko Nadine. Ihutire ku kigo nderabuzima nyabo. Malariya ni mbi cyane ku mugore utwite, ugikeka ko wayanduye. Nukwihutira ku kigo nderabuzima bakagusuzuma. Guye niyihuta ahubwo, ukira vuba. Ko mubyurimo. Jya ku kigo nderabuzima cyangwa rero uza nkusuzume ninsanga uyifite nabwo ndakoherezayo bagukurikirana. Niko se Patrick turetse iby'akazi ubundi amakuru yawe umeze uti? Ni meza rwose mpagaze bw'umama buja. Patrick ni meza kandi bivuga ko wateye inda Nadine warangiza ukamwirukana. Urumva ari meza kuko amakuru yawe Patrick? Ariko abantu b'inyarurembo baravuga we. Baravuga se baravuga iki? Akariho karavugwa. Niko se Karame mabuja kumbona amasomo dutanga munsi y'umunyinya baca mu gutwi kumwe agahinguka mu kundi koko. Bimeze biti? Niba kwifata byari byakunaniye kuko Nadine ari umukobwa mwiza kandi mwari muri kumwe mu nzu, kuki utakoresheje agakingirizo ko kari kugufasha kutamutera inda koko Patrick? Nukuri naragakoresheje pe. Ariko nyine umuntu agushakisha azi neza ko anagufite neza nta wamucikira. Ubwo se ushatse kuvuga iki Patrick? Ko atari kumbura nyine. Buretse gato nitabuye umuntu Patrick. Allo mama. Lopez mwana wanjye ni wowe? Njyewe mama njyewe amakuru ko nategereje ko wamagara se mwaheba. Yo ni meza sheri. Umva sorry my dear sinaguhamagaye pe. Ariko nyine no kubera akazi kenshi nsigaye ngira akazi kenshi pe maze nanjye ibintu byose bikandenga aho mbabarire mwana wanjye. None se mama kumva kumbuye cyane kandi ndabizi ko papa ngira kuko ibizamini narabiranye. Ndabyumva ko dukumbuye cyane kibondo natwe turagukumbuye pe. Kumbuye nyogokuru kumbuye bakirere n'abandi bose mama uzaba tuganira ku bizamini bya leta byagize. Ndakumva rwose mwana wanjye ariko ubu none hasi nakubwira ngo ngwino gusa nzakubwira kibondo sibyo? Ariko se mama muritegura kuzagira nk'umwamikazi koko? Umva kibondo umva ntubise kuri umwamikazi hano iwacu. Uhora uri umwamikazi rwose. Yewe Rope ubu nkubye gato nitaba undi muntu urimo kumpamagara mwana wanjye kandi rwose utuze nzakubwira igihe uzazira kudusura mwana maze uze dutarame twishime turagukumbuye twese rega. Inka yarwaje kare. Abaje. Uracyari hano Pascal? Pascal sumubonye. To nguyu hano mu nguni busho. Niko Pascal simperuka wajyanye na mukobwa jana. Nanjye nirinzi ko batahanye da. Ntaho nagiye. None se urakuri cyaha ahantu hiherereye?
pasika ni ibiki rwose mwakwicucekeye mwabagabo mwe ko ari njye abagabo barabona bavuze ntabwo twaceceka pasika tubwire ko hari abagabo ntihapfa abandi shaka tubwire reka nkuremo ingofero mwirebera ishyundu nikoreye mwabagabo dore ye baba we nabonaga ijisho ryatukuye ryanabyimbye nkagira ngo nicyo kibazo ufite cyonyine none burya nuko wabaye buriya kwari ukubeshya nta rukuta nagonze nta kindi nazize rwose ibi ni ibipfunsi ariko se bya bipfunsi byagira niko pasika warwanye n'umuteramakofi warwanye niko yeba mukobwa jana niwe wangiza atya busho dupfa amafaranga y'ingoboka mukobwa jana buretse gato niko pasika ndakumva ngo mwarwanye mupfa amafaranga y'ingoboka amwe ahabwa abagore batwite n'abafite abana bari munsi y'imyaka 2 ngo bo mu miryango ikennye nayo rwose nagize ngo ndamubuza kuyakoresha nabi umva abarahagurutse nk'iyagatera arampondagura koko none ubu nafashe icyemezo cyo kudasubira mu rugo ariko si icyemezo cyo numva nacyo kidasobanutse mwiseka mwabagabo umuntu w'umugabo umugore arakumenesha pe ibyo ntabwo bishoboka pasika umva mbaye muhunze gato mu gihe nkitegura uko nzihorera Stefa kuko mufitiye inzika ku buryo nzamukorera ikintu atazibagirwa mu buzima bwe umva nako azacika ururondogoro ajya agenda abwira abagore bose ko umugabo yamukosoye oya pasika oya rwose ibyo bintu si byo oya si iki aho kugira ngo ubike inzika uzakora amahano ngo urihorera kuri mukobwa jana ube wakora ibintu bibi ahubwo bagana ubuyobozi rwose ukamurega bakabunga cyangwa bakareka undi babyeyi ikibusho ibyo urumva ari ikibazo ko abagabo bajya kurega abagore none se ko abagore bajya kurega abagabo mva ko ari abagore nyine ariko ibyo ni iki ubu pascal azagende no mu buyobozi agere ku murongo w'abagore baje kurega abagabo atinyuka atinje kurega umugore wanjye mukobwa jana arangubita kubera icyo atabikora se nawe nyumvire pe ni ukuri rwose ngewe ntagaye na Stefano hamwe rero akutiye oya busho ubu koko urumva ibyo kujya mu buyobozi kurega umugore ngo arankubita bitagahitse koko oya biragahitse rwose ntabwo nje kwiyogoshesha muje mu kazi hano se yego patiri nje kukureba ku kibazo cyawe na Nadine Nadine se na Munagani uragira uti na Munagani patiri cyane rwose ko ndumva ibibazo bya Nadine bitandeba birakureba cyane kuko atwite inda wamuteye ariyo mpamvu ngira ngo nsobanure impamvu yaguteye gutinyuka kwirukana umugore ugutwitiye umwana akaba ari ku gasozi ubwo rero yaje kukuregera nta n'isoni yarega atarega ndagusaba kwisubiraho patiri ukagarura Nadine mu rugo urumva ukirengagiza ibibazo byose mufitanye kuko ubuzima bw'umubyeyi utwite n'ubw'umwana utwite nibwo tureba njyewe ngarura iriya ndaya mu rugo rwanjye ko wari uzi neza ko hari indaya ku kiba muteye inda ariko abantu bagiye kujya bagira neza babizire uriya mugore namwinjije iwanjye asabye icumbi kuko atarafite ahajya n'umwana we ibyo kubyara rero nta gahunda yabyo nari mfitanye nawe amva mbese rwose igihe cyose nakoreshaga agakingirizo uriya mugore arangira ntega inzoga turanywa turasinda birangira bigenze kuriya agomba kwirengera ingaruka zabyo rero ntabwo yazirengera wenyine kandi umwana twitara uwanyu mwembi mugomba gufatanya njye ndakubwiye ngo nta mwana nshaka nta n'umugore ariko patiri ugomba kwita kuri Nadine n'umwana twite kuko niwe wamuteye inda ariko ubundi urambwira icyo ushingiye ku kirufo Nadine ko abantu bose bazi ko ari inda hano mu isantere Nyarurembo icyemeza ko atwite inda ya Patrick ni iki